Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikuzo n'ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiriye uretse Allah nyagasani w'ibiremwa. Amahoro n'umugisha bisisikare ku mukunzi wacu intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yo nawe mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyuma yaho bavandimwe, tugiye gutangira igitabo gishya, igitabo cya Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, aho asobanura aqidatul wasitiyya, kitabu sharh aqidatul wasitiyya. Igitabo cyarakosowe, gikosorwa na Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ubwe ku giti cye rahimahullah. Amaze kugikosora yongeramo ziyadat, adafa ilayhi ziyadati hama, yongeramo ibisobanuro by'ingirakamaro. Fakharaja hadha alkitab fi thawbin jadid, hanyuma iki gitabo gisohoka mu mwambaro mushyashya. Igitabo cya aqidatul wasitiyya ni igitabo cy'umwimerere cyanditswe na Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Kitab mukhtasar mufid, igitabo cy'incamake kandi cy'ingirakamaro. اشتمل هذا الكتاب على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. igitabo Ibn Taymiyyah cyanditse kigizwe n'ibisobanuro by'ukwemera kwa Ahl Sunna wal Jamaa bi awdahi bayanin wa akhsaru ibara, ibisobanuro byacyo bitomoye no magambo magufi cyane. Fakanat hadhihi ar-risala ala sighari hajmiha min ahsanu ma jumi'a wa kutiba fi mawdu'i. Nubwo cyari igitabo gito ugipimye mu ngano yacyo, gifite ibisobanuro by'ingenzi mu bitabo byanditswe muri injyana y'ukwemera kwa Ahl Sunna wal Jamaa. Wala adalla ala hadha min inayati al-ulama bi sharhihi wa tadrisihi ala tulab al-ilm. Kugira ngo umenye agaciro k'iki gitabo, ukumve neza unagasobanukirwa, ibyo nakubwira ahangaha ntabwo bihagije, ahubwo ndetse nushaka kumenya agaciro k'iki gitabo uzakibyirwa n'uburyo abamenyi bakitaho mu bitabo bigisha abanyeshuri bashaka ubumenyi bw'idini. Walaqad kana ulama'una yahrusuna ala tadris mithli hadhihi almukhtasarat. Abamenyi bacu teka usanga bashishikajwe no kwigisha ibitabo bigufi nk'ibi ngibi abanyeshuri babo. Thumma yantaqiluna ba'da dhalika ila ma huwa awsa' wa ashma. Abanyeshuri bamara kumenya imisingi y'ibanze y'ubumenyi bw'ishariya mu bijyanye n'ukwemera Imana, hanyuma bagafata ibindi bitabo byagutse cyangwa se byisumbuyeho, nyuma y'uko abanyeshuri bafite ifatizo n'umusingi ukomeye ubasha guheka ubundi bumenyi bw'idini burenze ahangaha. ولقد سلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نفع الله بعلمه هذه الطريقة. إيمانا ubumenyi bw'uyu mushekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ibugire ingirakamaro. Uyu mushekh nawe yafashe inzira y'abamubanjirije mu bamenyi mu kwita ku bitabo bigufi bibumbye ubumenyi bw'ibanze nk'uko nabisobanuye haruguru. وكان يؤكد دائما على العناية بمثل هذه المختصرات وحفظها. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إيمان مجير موي wasanga giteka aha umwanya akanaha agaciro ibitabo nk'ibi ngibi bigufi bifite ukwemera gusukuye, akanabihamya akabibera umuhamya, akabishimangira, akanashishikariza abanyeshuri kubifataho umwanya bakabishyira mu mutwe wabo bakabihifadha. Mu masomo yigishaga uyu mushekh Imana imugire impuhwe, yigisha aqidatul wasitiyya, akigisha kitabu tawhid, naho muri fiqhi yigishaga kitab zadul mustaqna al-Hajjawi rahimahullah. Naho muri al-fara'id, ubumenyi bw'izunguramutungo, yigishaga igitabo cyitwa manzumatul qala'id al-burhaniyya. Wa fi nahawi, naho mu buvanganzo n'ururimi rw'icyarabu, kana rahimahullah yudarrisu al-ajurumiyya wa hakadha fi sa'iri durusi. Nuko yigishaga ibitabo bigufi gukomeza mu masomo ye, iyo niyo nzikoreshaga. فكانت هذه الطريقة وبرجو ريرو كانت له الأثر البالغ في نفوس طلابه ومستمعيه. وبرجو يجي شغمو بغاسيزي
effects, bwasize akamaro fi nufusi tulabihi, mu mitima y'abanyeshuri be, wa mustami'ihi, n'abumvaga ubumenyi bw'uyu mushehe rahimahullah. فانتشرت كتبه وأشرطته في شرق البلاد الإسلامية وغربها. ubumenyi bw'uyu mushekh yagiye yigisha intasharat kutubuhu, ibitabo bye byaramamaye byakwiriye impande z'isi zitandukanye. fi sharq albilad alislamiyya, uhereye mu burasirazuba mu bihugu bya Kisilamu, wa gharbi, kugeza mu burengerazuba bwabyo. wa amma Allahu biha an-naf'u al-azim, maze Imana isakaza ubumenyi bwe bugira akamaro. Mucamake, ubumenyi bwe biciye muri ibi bitabo n'amakasete y'abajyaga bumviriza ubumenyi bwe no ku mbuga nkoranyambaga, bwasakaye ahantu hagiye hatandukanye, natwe bwatugezeho. Kubera uyu murava n'ubushake bigaragaza na ikhlasu yari afite mu kwigisha kwe, ko atari riyawu na suma, atari ukwibona no kwigaragaza. Kubera ikhlasu yari afite, Imana yakwirakwije ubumenyi bwe ahantu hose, ndetse n'ibigo bisakaza ubumenyi bigira uruhare mu gusakaza no gusohora ibitabo byinshi na rasail za Sheikh rahimahullah. وقد كان لدار ابن الجوزي لنشر والتوزيع سابق في ذلك منذ الزمن ليس بقريب. munzu zisakaza ubumenyi zasakaje ibitabo by'uyu mushekh harimo Dar ibn al-Jawzi linashri wa tawzi', bwakoze umurimo utoroshye mu gusakaza ibitabo by'uyu mumenyi. ولقد طبع هذا الكتاب من قبل, iki gitabo cyacapemwo ibitabo mbere, ولكنه في الحقيقة لم يعطى حقه في تدقيق. bityo shehe yaje gusubira mu iki gitabo, aragikosora, areba ibitari biri ku murongo, abishyira ku murongo neza, hanyuma muri taba ya kabiri kiza kimeze neza alhamdulillah. فكانت الطبعة هذا الكتاب حقا خيرا من سابقتها. niyo mpamvu iyi taba ariyo nziza kurusha iza yibanjirije. iyi sharahi rero tugiye kuza kurebera hamwe, tuzajya turebera hamwe ahadithi sahiha ziri muri iki gitabo. ntabwo tuzavuga amateka ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ahubwo tuzavuga inshamake mu mateka ya Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. ndabizi ko hari abamenyi benshi bagira icyo bavuga kuri abo bamenyi, mpamvu ndaza kuvuga mu ncamake kuri we. hadithi tuzajya tuyisobanura, nabwo ntituzajya tuvuga birenze cyane, tuzajya twifashisha matini tuyikoresha sharh kugira ngo two kurambira abakurikira ubumenyi. reka nshimire mu gusoza incamake y'iki gitabo ya Aqidatul Wasitiyya, ndashimira Imana yo inshoboje kuba ndi kumwe namwe muri urugendo rw'ubumenyi. nasabira abashehe bombi, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, mu kwita kwabo kuri ibitabo by'ukwemera. Imana ibagirire impuhwe, kandi ibitabo byabo Imana ibigire ibitabo by'umugisha, bigirire akamaro. ndanashimira n'abavandimwe bagiye basakaza ibitabo nka Dar ibn al-Jawzi. nashimira abavandimwe muri Dar al-Hasan linashri wa tawzi' alladhina qamu bisaffi hurufi wa ikhraj hadha alkitab. nashimira abavandimwe bose bagiye bagira uruhare mu icapishwa ry'iki gitabo. mu gusoza ndasaba Allah usumba byose ko uyu murimo yawugira umurimo utarimo ubwibone, kwikuza, bikadufasha kuba uyu murimo tugiye kuwukora kubera Imana, dushakisha kwishimirwa nayo. ibyo tugiye kuwukora mu gusobanura kino gitabo ntawe dutezeho inyungu, ahubwo uwo dutezeho umugisha ni Allah subhanahu wa ta'ala, n'ibihembo no kwishimirwa nawe. turasaba Allah subhanahu wa ta'ala kutubabarira amakosa yacu, mu by'ukuri Allah arumva. wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.